again guys, as always I'm yours teacher Cedric. So in today's video tugiye kurebera hamwe analysis cyangwa se gusesengura amategeko agera kuri arindwi yo muri Animal Farm yanditswe na George Orwell. Yes, nuko muri umwe muri bagenzi banyu nyine yansabye yuko nakora analysis kuri aya mategeko cyangwa se kuri izi commandments zirindwi. Yes, nicyo gihe rero ngo tuzikore guys. Kubatengwa muri iyi minsi ndi kubaha amasomo menshi cyane, gusa right now ngiye kuba ready, ngiye kubaha amasomo menshi cyane kuri iyi channel. Yes, mbibutsa yuko ino channel izajya ishiraho amasomo ajyanye na literature, noneho ushaka entrepreneurship, geography, history cyangwa se ayandi, ujye usearchinga teacher Cedric on YouTube, wongereho tuvuge niba ushaka entrepreneurship usearchinge teacher Cedric entrepreneurship, niba ushaka history usearchinge teacher Cedric history, uzajya ubona channel ijyanye n'ayo masomo. So guys, reka tutangire. The 7 commandments in Animal Farm by George Orwell serve as the core principles of animalism, the ideology that the animals adopt after overthrowing their human oppressor Mr. Jones. Aya mategeko arindwi muri Animal Farm yanditswe na George Orwell yari afite akamaro ko kuba yari ameze nk'amahame y'icyitwa animalism. Animalism ni ideology cyangwa se ingengabitekerezo y'izi nyamaswa iyo zigira nyuma yo kwirukana umuntu uba ubabangamiye cyangwa se umuntu uba oppressing, ubashyiraho igitutu, ubashyiraho igitugu, ibintu nk'ibyo nyine uba bakandamije. Yes, ari we nde Mr. Jones. These commandments are initially introduced as a utopian set of rules meant to ensure equality and fairness among all animals. Aya mategeko rero niyo mbere na mbere yazanwa nk'amategeko yasobanuye kugira iki, kuba equality, kuba inyamaswa zose zireshya zingana. Yes, and fairness among all animals, nta kubogama, yes, ku nyamaswa zose. Mbese uri kumva haba harimo ikintu cy'ubumwe, nta nyamaswa iruta indi. Ayo mategeko nicyo aba ashinzwe. However, as the story progresses, the commandments are manipulated and eventually destroyed to reflect the consolidation of power by the pigs, especially Napoleon. Ngariko nubwo ayo mategeko uri kumva yarashiriweho ikintu cyiza cyo kugira ngo yakereye unity mu nyamaswa, uko inkuru igenda ikomeza, aya mategeko yaza guhindurwa finally, noneho cyangwa se eventually yakangirizwa, noneho yakaza kugenda yahindurwa ku buryo yakagenda yajya mu nyungu z'ingurube zonyine, cyane cyane yakajya mu nyungu z'uwitwa Napoleon ya ngurube. Yes, I know yuko muyizi. Yes, here is an analysis of the 7 commandments and their gradual corruption. Noneho rero hano hari isesengura ry'aya mategeko agera kuri arindwi n'uburyo bagiye bayahindura. Original 7 commandments. Ubundi amategeko arindwi yari original, yaranteye gutya: whatever goes up on 2 legs is an enemy. Ikintu icyo ari cyo cyose kigendera ku maguru abiri ni umwanzi. Tuvuga urugero, umuntu niwe ugendera ku maguru abiri. Yes, whatever goes up on 4 legs or has wings is a friend. Ikigendera ku cyangwa se inyamaswa ariyo yose yaba ifite amaguru ane, ubwo ni ukuvuga ikinyamaguru ane, ikaba ifite amababa, ni inshuti. Yes, mu gihe hano kuri iri tegeko rya mbere ngo whatever goes up on 2 legs is an enemy, bakirivuga ngo ikigendera ku maguru abiri cyose ni umwanzi. Hano inkoko zahise zararekaramye ko ngiye ntari umuntu nanjye nkaba ngendera ku maguru abiri, kuki none munyise umwanzi? Ariko bakomeje ku itegeko rya kabiri isanga burya nayo ari inshuti bitewe n'uko yoyo ifite amababa. So yes, no animal shall wear clothes. Igihe gatatu kikagira giti nta nyamaswa n'imwe igomba kwambara imyenda. No animal shall sleep in a bed. Nta nyamaswa n'imwe igomba kuryama mu buriri. No animal shall drink alcohol. Irindi kava nta nyamaswa igomba kunywa inzoga cyangwa se igisindisha icyo ari cyo cyose.
irikurikiyeho ngo ni no animal shall kill any other animal, ubwo ni irya gatandatu. Irya gatandatu rikagira riti nta nyamaswa n'imwe igomba kwica indi nyamaswa ngenzi yayo. Irya nyuma rikagira riti all animals are equal, inyamaswa zose zirangana. Mbere y'uko aya mategeko yahindurwa ni gutya yari yameze, ni original 7 commandments uko ari arindwi. So noneho tugiye kuyasesengura cyangwa se gukora analysis tunareba buryo ki bagiye bayahindura n'icyo bishatse kugenda bigaragaza. Analysis and corruption over time, uko igihe cyagiye kigenda. Irya mbere, whatever goes up on 2 legs is an enemy. Ikigenda ku maguru abiri cyangwa se ikinyamaguru abiri icyo ari cyo cyose ni umwanzi. Bisobanuye iki? Meaning humans walking on 2 legs are the oppressors and should be opposed. Ikiremwa muntu kigendera ku maguru abiri ni abanyagitugu cyangwa se ni abakandamizi cyangwa se ni abantu bakandamiza. Noneho bagomba kugira iki? Kugwanywa. Tugiye kureba rero uburyo ki barihinduye. Corruption. Over time, pigs start engaging in trade with the humans, living like them, and eventually walking on 2 legs. This rule is eliminated to allow collaboration with the human farmers. Uko igihe cyagiye kigenda, ingurube zagiye zirushaho kugirana imikoranire n'abantu, batangira gukorana ubucuruzi, ingurube zitangira kubaho nk'abantu. Finally cyangwa se eventually zitangira kugendera ku maguru abiri, zirabyiga zitangira kugendera ku maguru abiri nk'abantu. Noneho rero iryo tegeko baza kurikuraho kugira ngo cyangwa se bararihindura barikuyeho kugira ngo babashe gukorana n'ikiremwa muntu nta mategeko ahari yabibuza. Tugiye kureba icyo bishatse gusobanura. Symbolism. The betrayal of revolutionary ideas and the hypocrisy of the ruling class. Ibi bishatse kugaragaza akagambane kakorewe bya bitekerezo by'impinduramatwara ndetse n'uburyarya bw'abayobozi, ruling class. Nicyo bishatse kugaragaza. Tujye ku tegeko rya kabiri. Whatever goes up on 4 legs or has wings is a friend. Itegeko rya kabiri ryari rigira riti ikinyamaguru ane cyangwa se iyi nyamaswa yose igenda ku maguru ane ikaba ifite n'amababa ni inshuti, is a friend. Bisobanuye iki? Emphasizes unity among animals against humans. Iri tegeko ryari riri gushimangira ubumwe mu nyamaswa bari kurwanya ikiremwa muntu. So tugiye kureba uburyo bari corruptinze cyangwa se barihinduye, baryishe. The pigs begin treating other animals with contempt and superiority, undermining the idea of animal solidarity. Yes, uburyo byaje kugenda rero, ingurube zitangira gufata izindi nyamaswa nk'iziri hasi, nk'iziciriritse, none ingurube zo zikishyira hejuru, zikumva ko ziri superior than others. Ibyo rero uri kumva cya gitekerezo cyo gukorera hamwe, cya gitekerezo cy'ubumwe cyo kuba bose bangana baba bari kucyica. Yes. Rero turebe symbolism cyangwa se icyo bishatse kugaragaza. The gradual erasure of collective identity in favor of hierarchy. Yes, icyo bishatse kugaragaza rero ni kugenda cya kintu cyabarangaga cyo gukorera hamwe, collective identity, uburyo bagenda bayerazinga gahoro gahoro, bayisiba gahoro gahoro, bya bintu byo gukorera hamwe, ugasanga ahubwo bari gufavoringa hierarchy. Iyo tuvuze hierarchy ugiye wumva social cyangwa se religious cyangwa se economic cyangwa se political system cyangwa se organization system ya politike, yaba mu by'imibanire, mu by'iyobokamana, mu by'ubukungu, mu bya politike, ariko in this case hoho ni mu bya politike. Yes, system ya politike cyangwa se organization, aho usanga abantu cyangwa se amatsinda y'abantu bagenda nyine baba ranking cyangwa se bashyirwa mu byiciro byo kuba bari superior cyangwa se barenza abandi bashingiye kuri status yabo cyangwa se ububasha bwabo bafite cyangwa imbaraga zabo. Rero bo baba bari gushyigikira iyo hierarchy, cyangwa se iyo political system, bari kumva yuko nyine bari gushyigikira icyo kintu cyo kuba ingurube zaba ziri hejuru y'izindi nyamaswa, inyamaswa zose zikaba ziri hasi. Bya bindi byo kuvuga ngo barakorera hamwe, no. Yes, nicyo bishatse kuvuga. Yes, none twagiye n'itegeko rya gatatu. No animal shall wear clothes. Nta nyamaswa n'imwe igomba kwambara imyenda. Meaning clothes symbolize human vanity and class division.
Ibi nicyo bishatse kuvuga, imyenda, niba nyine nta nyamaswa igomba kwambara imyenda, imyenda igaragaza human vanity. Nituvuga vanity wumve excessive pride, kwiyemera. Imyenda rero igaragaza kwiyemera ku kiremwa muntu, and class division, no kuba abantu barimo ibice, bari divided, cyane cyane nyine bishingiye wenda ku bijyanye n'ubukungu. Rero inyamaswa nazo zari zivuga ati nta mpamvu yo kuvuga ngo tugiye kujya mu byo kwambara imyenda, mureke twambara imyenda karemano Imana yaduhaye arizo mpu zacu, aba arizo ziba zituranga, pana ibyo kwambara imyenda nk'iy'abantu. Yeah. Corruption. Pigs start wearing clothes to distinguish themselves, especially Napoleon. Uburyo rero baje kurenga kuri iri tegeko. N'iz'ingurube zatangiye kwambara imyenda kugira ngo nyine zitandukanye n'izindi. Cyane cyane Napoleon batangira kwambara costume. Yeah. Bishatse kuvuga ikiro cyangwa symbolism, icyo bishatse kugaragaza emulation of human behavior and abandonment of simplicity and equality. Emulation cyangwa copy cyangwa imitation, kwigana imico cyangwa imyitwarire y'ikiremwa muntu, no kongera abandon, guterana cyangwa se gusiga kwa kubaho mu buryo buri simple, bworoshye, and equality, no kuba bangana n'izindi nyamaswa, bo bakavuga ati reka twitandukanye nazo. Itegeko rya kane ni no animal shall sleep in a bed. Nta nyamaswa n'imwe igomba kuryama mu buriri. Bishatse kuvuga iki? A stand against human luxury and comfort. Kuba nta nyamaswa n'imwe igomba kuryama in the bed cyangwa se mu buriri, bishatse kuvuga guhaguruka bakagwanya human luxury cyangwa se kwineza, ibintu byose bijyanye n'iminezero cyangwa se no kwinezeza by'ikiremwa muntu, ndetse na comfort, no kwishyira ibintu byo mu mutuzo, mbese bimwe by'abantu kwishyira mu mutuzo ndetse no kwinezeza. Inyamaswa zaravuze ati reka tubigwanye. Corruption, uburyo iryo tegeko ryaje kurengwaho cyangwa se kudakurikizwa cyangwa se guhindurwa. Change the two, no animal shall sleep in a bed with the sheets. Iri tegeko ryaje guhindurwa ngo nta nyamaswa n'imwe igomba kuryama mu buriri yiyoroshe ifite amashuka. To excuse the pigs sleeping in Mr. Jones' house. Ariho urwitwazo rwo kuba ingurube zaratangiye kuryama mu nzu ya Mr. Jones. Uri kumva? Mbese ingurube zabonaga itegeko ririho rizibangamiye rigahita zirihindura mu nyungu zabyo. Bisobanuye ikirero cyangwa se bigaragaza iki? Symbolism, use of language manipulation to justify privilege. Kwifashisha ururimi rwo kugoreka ururimi kugira ngo babashe gutanga impamvu zo kubona zino privilege. Nituvuga privilege wumve uburenganzira bw'abantu bamwe baba bafite, cyangwa se favor, cyangwa se inyungu z'abantu bamwe zitari iza bose. Ubwo in this case ni inyungu za pigs, izi ngurube. Itegeko rya gatanu ni no animal shall drink alcohol, meaning alcohol represents human vice and moral corruption. Itegeko rya gatanu ngo nta nyamaswa n'imwe igomba kunywa inzoga. Nuza alcohol cyangwa se inzoga umusemburo, inzoga isembuye igaragaza ibintu byo guta umuco, byo gutakaza umuco. Urabizi nyine inzoga ni mbi. Rero inyamaswa zavuga ati no, inzoga igaragaza ibintu byo guta umuco kw'abantu. Rero inyamaswa zavuga ati no, ntabwo tugomba kunywa inzoga, ibyo ni imico y'abantu, twebwe wapi, nk'abantu dufite icyo turi gufokasingaho ku bumwe bwacu, tuzi ibibi byazo, ntitugomba kugira kuzinywa. Tugiye kureba rero uburyo iri tegeko ryaje kwicwa. Modify to no animal shall drink alcohol to excess. Iri tegeko ryaje guhindurwamo ngo nta nyamaswa zigomba kunywa inzoga to excess, cyangwa se kurenza urugero. Yes. No animal shall drink alcohol to excess. Tunywe gake tutarengeje urugero. After pigs indulge in heavy drinking. Ibyo bibaho rero mu gihe izi ngurube arizo ziba ari abayobozi muri iyo famu,
ziba zatangiye kugira umuco wo kunywa cyane, zikavuga ati ko dutangiye kunywa kandi itegeko ryo kunywa tutaryemerewe, reka turihindure mo kuvuga ati kunywa biremewe ariko kunywa kenshi cyane byo ntibyemewe, ni tunywe less. Yes, bishatse kugaragaza iki cyose symbolism. The normalization of indulgence and moral decay. Normalization cyangwa se of indulgence. Indulgence umve nk'iyo tolerance babashiragamo nyine ibyo bintu byo kunywa inzoga bakabigira nk'ibintu bisanzwe biri normal. Normalization icyo bishatse kuvuga no moral decay no gutakaza umuco nyine wa muco wawo wo kutanywa inzoga barawica barawutakaza batangira kuba abasinzi bakazizi. Literature is a mirror of society. Let's continue. Itegeko rya gatandatu, no animal shall kill any other animal. Nta nyamaswa n'imwe igomba kwica izindi nyamaswa. Meaning bisobanuye iki? A call for unity and non-violence among animals. Iri tegeko ryari riri gushishikariza inyamaswa kugira ubumwe cyangwa se unity ndetse no kutagira ibintu by'urugomo hagati muri zo. Uburyo ryaje guhindurwa. Corruption. Altered to no animal shall kill any other animal without cause. Ryaje guhindurwa ngo nta nyamaswa igomba kwica indi nta mpamvu. Bivuze ati niwe ufite impamvu igaragara yo kwica mugenzi wawe uzamwice. After Napoleon begins executing dissenters. Ibi rero Napoleon arishiraho nyuma y'uko abatangiye kwica abantu abatemeranya nawe. Disagrees, people that disagree with Napoleon nibo ba dissenters. Symbolism cyangwa se bishatse kugaragaza iki? Justification of political parties and suppression. Justification ni gutanga urwitwazo cyangwa se excuse cyangwa reason cyangwa se ibisobanuro explanation bya political parties, bwa bwicanyi bwa politike. Ubundi first of all iyo tuvuze purge, iyo tuvuze purge tuba dushaka kuvuga forcibly remove people from somewhere, kwirukana abantu mu buryo bwifashisha imbaraga. So rero iri tegeko nuza Napoleon yarishizeho kugira ngo nakora izo political purges agatangira no gukora ibyo bintu by'ubwicanyi ari kwica abantu, azagira iki? Azaba afite itegeko rimurengera akavuga ati aba bantu ndi kubica bitewe n'uko mfite impamvu. Itegeko ritwemerera yuko tugomba kwica izindi nyamaswa bitewe n'uko dufite impamvu. Mu gihe nta mpamvu dufite tutagomba kubica. Rero ni na Napoleon nawe akavuga ati abantu izi nyamaswa ndi kuzica bitewe n'uko hari impamvu. Itegeko rya karindwi rikagira riti all animals are equal. Inyamaswa zose zirangana. Bisobanuye iki? The cornerstone of animalism, equality for all animals. Ibuye ry'imfuruka ry'iyi animalism, imitekerereze iyi ideology y'izi nyamaswa. So bisobanuye iki? Equality for all animals. Bivuze yuko inyamaswa zose zingana, ukureshya kw'inyamaswa zose. Nicyo iri tegeko rya karindwi risobanuye. Final change, uburyo baje kurihindura bwa nyuma na nyuma. Becomes all animals are equal but some animals are more equal than others. So ngo inyamaswa zose zirangana ariko hari izindi zingana gusumbya izindi. Inyamaswa zose zirangana pe. Ingurube, inkoko, inka, intama, amafarashi, inuma, inyoni, za nyamaswa zose zo muri animal farm zirangana. Ngo ariko hari izindi nyamaswa, ni ukuvuga ingurube zo zingana, ingurube zo zirangana ku giti cyazo gusumbya izindi nyamaswa zindi zo muri animal farm. Nicyo bishatse kuvuga. Symbolism. Complete inversion of the original principle, the clearest examples of Orwell's critique of totalitarian regimes. Bishatse kugaragaza iki? Guhindura burundu kw'amategeko cyangwa se kw'amahame ya nyayo, akaba ari urugero rugaragara neza rw'ukuntu George Orwell yari ari gukritika cyangwa se yari ari kuvuga amashyirakinyoma ya leta z'ibitugu za totalitarian regimes. So thematic significance, aya mategeko gutyo yagiye ahindurwa bishatse kugaragaza iki? Power corrupts. Yes, kugira power corrupts cyangwa se kucorruptinga nyine
kwica ayo mategeko kugira ngo bamwe bikurure imbaraga, yes, bigire imbaraga kuri bamwe. Yeah. The commandments show how people leads to more compromise and the distortion of ideals. Aya mategeko yagenda yagaragaza buryo ki imbaraga zituma habaho leads to more compromise, zituma nyine habaho compromise. Nituvuga compromise wumve the settlement of differences by arbitration, kugira nko kunga abantu cyangwa se gukemura ibibazo by'abantu bari bafite imitekerereze itandukanye cyangwa se bari bahanganye binyuze muri arbitration, nyine finally bikagera kuri final decision bakumvikana. So imbaraga rero nizo zituma ibyo bibaho, ariko noneho hano bo bashatse kugaragaza yuko zishobora no gutuma distortion of ideas, guhindura cyangwa se kugoreka bya bitekerezo byari biri main purpose cyangwa se byari biri priority y'izo mbaraga. Ugasanga nyine izi mbaraga ironically ziri gukora ibyo zitari zikwiye gukora. Noneho iya kabiri ni propaganda and language manipulation, icengeza amatwara cyangwa se propaganda ndetse no kugoreka ururimi cyangwa se guhindura ururimi, language manipulation. The slow strategic editing of the commandments illustrates how authoritarian regimes use language to control thought. Ukuntu bagiye beditinga cyangwa se bahindura ayo mategeko mu buryo buri strategic kandi gahoro gahoro, slow, yes, bigaragaza buryo ki leta z'ibitugu zikoresha ururimi mu gukontorora imitekerereze y'abaturage bazo. Loss of ideals, gutakaza ideals. Ubwo nituvuga ideals wumve existing only in the mind, cyangwa se ibintu by'ibitekerezo, cya gitekerezo nyamukuru bari bafite kikaguma mu mutwe, intego bari bafite. Like what began as a hopeful revolution evolves into tyranny. Igitangira kimeze nk'impinduramatwara itanga icyerekezo, itanga icyizere, itanga hope, iza guhindukamo tyranny, ikintu leta y'igitugu, highlighting the easy with which noble ideas can be subverted by those in power. Bigaragaza buryo ki byoroshye kuba ibitekerezo byiza bishobora kuba byahindurwa n'abo ngabo bafite ububasha, n'abanyabubasha cyangwa se abo ngabo bari mu mbaraga, bari muri high level positions. So guys, this was a literature notes that was talking about the 7 commandments in Animal Farm, and that was prepared by me, teacher Cedric. So this is the end. Nizere yuko niba ari ubwa mbere twari tubanye kuri iyi YouTube channel, wakitse kuri subscribe icon, ukaba wakoze kuri comment, ukakora kuri ring icon, ukaba wanayisharinga ku bandi banyeshuri, yes, byaba ari fresh. Gusa mbibutsa iyi channel ni teacher Cedric, nzajya nyishyiraho literature studies. Noneho niba ushaka history usacinge teacher Cedric history, niba ushaka geography usacinge teacher Cedric geography, niba ushaka entrepreneurship usacinge teacher Cedric entrepreneurship, niba ushaka na philosophy na psychology na life secrets, gutyo usacinge teacher Cedric wongeraho izina ry'iryo somo, uzajya ubona indi macano yo nakereye yazajya yanyuraho ayo masomo, bitewe nuko murabizi yuko yino channel yanjye hari iminsi ibiri, hari igihe yamaze iminsi ibiri yasibwe kuri YouTube. Rero nabonye buryo ki kugira ngo nyine ayo masomo yose kuba nyashyira kuri channel imwe, hariho n'ukuntu bishoboka yuko nyine hari igihe yasibwa, mbona atari byiza. Ndavuga ati rero reka nkore amasomo ngende nyagira kuri buri channel, ku buryo niyo channel imwe yasibwa bataba basibije amacano yose, bitangora kugira ngo nongere nubake indi channel nshya imeze nkayo. So guys, this is the end. I really love you. Ngiye kubaha amasomo menshi cyane yabaguidinga uburyo bwo kwiga, inama, iki n'iki, buryo mwakitegura ibizami. Guys, I love you. See you until next time. Yours, teacher Cedric.